yabahazaga indi timu ya kabiri nayo ihangana tuvuge ubu si Ben na Melody yabahazaga na Kenisoro na Juno cyangwa na Eazy nyine hakaba ikindi kibato ikintu nyine bituma nyine bishyuha kuvuga ngo Eazy aririmba ibintu bidafite na message hari abantu hari targetinze y'abana batoya badafite ubwenge bwinshi muri make nta bwenge Eazy afite ibyo nibo bivuze ariko Kenisoro niba avuze haso siyo ni uguhasoringa urabyumva niki ngenda byumva fresh ariko urba ni haso abagabo turiho ku buhaso abantu bose barahasoringa aba bagore bose ureba abakobwa b'i Kigali barahasoringa abantu bose bajya za Dubai ukinegera abantu bigurisha bakajya ikitera groupe gutandukana ni amafaranga yaje muri muzika none tuvuga urugero bagahamagara Urban Boys irimo abantu batatu bagahamagara tuvuge na Bruce Melody ni umuntu umwe none ugasanga amafaranga bahaye Bruce Melody niba ari miliyoni 2 na ya Bruce Melody noneho niba ari miliyoni 2 bahaye Urban Boys baraza kuyagabana ari batatu urumva ntago bo babonye miliyoni 2. Yes, alright, nk'ibisanzwe murabizi ko najya mbabihiriza mwokagira imana mwe imana igira neza. Yes, ni Omar promoter kuri BBM TV n'ahandi hantu wamusanga atari BBM TV. Kora subscribe kugira ngo ibiganiro byanjye byose bikugereho rimwe kuri rimwe isaha ku isaha. Mbaza ngo ndi kumwe nande BBM cyangwa se best manager w'aba manager bose bigeze kubaho. Ninkubwira gutyo nuze kuzana bya bindi ngo muyoboke bande bose ba Aristide abo bose turabazi bafite ibyabo. Uyu mugabo arihariye reka mugereho mwiyumvira ibye kabisa. Yes, best manager salama. Sigara umucengezi man. Waruzi ko si ibintu nubigeraho nazakubona erega ibintu bigenda bihinduka. Bari bazi ko tuzapfa man ariko turiho turacyariho turahumeka umugani wa kabaka. Sure. Ni iki wigiye kuri kabaka J Polly kandi tuvuga ngo Imana imuhiruko ridashira kuko ni umuntu mwabanye igihe kinini bimeze gute? J Polly ni inshuti yanjye cyane abantu benshi barabizi ni inshuti yanjye twarakoranye nabaye manager we twajyanye mu bihugu bitandukanye twajyanye Nairobi twajyanye Dar es Salaam twajyanye Kampala noneho twabanaga tamashi wanjye buri gitondo twabaga turi hamwe buriya no mu bantu bamwongoreye kumugira inama yo kuva muri Tough Gang uruba yari inshuti yanjye magara cyane. J Polly rero buriya hari ikintu abantu batamuzi abantu b'abarokore cyangwa abapasiteri babandi biriya hirya bazi ko ari umurara ariko uriya muniga yari umusirimu byatari yambaraga neza yarahumuraga yagiraga ibitekerezo bikomeye. Njye nshaka kuguha urugero ukuntu J Polly arenze tugize kujya Kampala turi hamwe na Amajide Black na Sparks n'umwana wita Isamu noneho umuntu umwe wari udutwaye mu modoka yari afite ari ibintu baganda bakunda kurya bo ntabwo byitse n'ibiyobyabwenge yari afite babyita nk'ukimayirungi bahekenya umuhungu yanga kuza mu modoka ati izina ryanjye ripfe abandi bantu tutabitekereje ariko akibivuga tuhita tubitekereza twambutse n'amaguru twakujya muri iyo modoka uwo mushoferi anabikuramo bitaka iwabo ibyo bintu by'ibyatsi ariko yanze no kwijyamo ngo bitaza kumuhumuriramo ati izina ryanjye ridapfa. Yari umuntu wadanje uzi kurinda izina rye buriya yarazi kurinda izina ry'uburyo buhambaye. Nyuma ya Tough Gang ubuzima bwarakomeje twinjira muri entertainment right now. Boss ko tukuzi mu ahantu henshi cyane ejo bundi abantu badukurikirana BBM barabizi yuko ari n'ubutumwa wabahereje cyase ubuhamya ntabwo byo tubigarukaho cyane ariko uri umuntu ukunda entertainment. Ni iki muri buno buzima ni iki muri runo rugendo byakwigishije kuba uyu munsi wa none ngusanze uri no kurivora utaruzi ko ndibuze kuhagusa? Ubuzima bwa buri munsi bwigisha byinshi. Ngewe ntago mvuga wenda ngo byangishije iki imyaka ishize n'ibindi bibazo ahubwo ikintu nzi mu buzima ikintu cyose ukoze ukizeho umutima kirakunda. Ikintu cyose ukoze umutima ugishaka ukagikiraho umwanya ugahomba ukongera aricyo mu cyongereza bita try again ukongera ukagerageza. Ikibi ni ukugiving up. Iyo ukomeje ukabigerageza birakunda. Niyo mpamvu komeza ugerageze birakunda. Ese
Bosco reka nze kwibariza ikintu gikomeye cyane uyu munsi wa none entertainment ni iki kuri wowe uyifata ute tuyinjiremo neza imuzi twashene entertainment nyifata nka kimwe muri part yanjye nagerageje no kubivamo biranyangira so mucyage narwaye nkaremba nkajya kwibuza za Nairobi na hehe nyuma naravuze ngo ibintu mbivuye mu entertainment ndabyanga burundu niyo mpamvu n'abantu bambuze ariko nago wakwanga nago wahunga impano iraza nago ushobora guhunga impano icyo kurimo ni wagihunga burya baravuga ngo nta muntu utakamereye ushobora kwijijisha iminsi 2 3 5 ugagerageza guhindura ariko nago bikunda icyo kurimo ni impano so entertainment rero abantu bayirimo benshi suko bayikura amafaranga menshi ahubwo ni impano ziba zibarimo imbere kandi impano naho wayishyira impano nawe wayishyira uyu munsi wa none rekana nababwire yuko nyuma ya bya buzima nyuma ya bya bindi yaciyemo bitameze neza kubagiye bakurikirana ubuhamya bwa best manager cyase Bosco best manager uyu munsi wa none ameze neza murabibona yuko ahagaze neza kabisa ari kuri vora Imana ikora ibitangaza nshuti zanjye BBM TV ku bantu batabizi Imana ikora ibitangaza uyu munsi wa none BBM niki ugaragariza mu ishusho ry'u Rwanda yuko Imana ikora u Rwanda ku Imana ikora ni ibintu byinshi cyane ngiye nabihera 94 kugira uyu munsi uhageze ngo mugize gutera urwenya ngo umugore wa Habyarimana bamweretse u Rwanda dufite uyu munsi ahita bangaraka n'umukambeshye ngo hano ni Nairobi so sinzi ngo nukuri ariko byaransekeje ko yabonaga amazu maremare ariko akavuga ngo ni Nairobi ngarko hari isuku kurusha Nairobi uruvagize bibiri ahagerageza Nairobi mu mazu maremare arongera aruza ati naga ari Nairobi kuko nanone iyi suku niyo mu Burayi so ubwo mvuze icyo gisusi nabansubije ikintu hari ibintu tuvuye muri byo tugiyemo kandi ibyiza biri imbere reka twigendere noneho twinjiremo neza Imana ishimwe ko ari ibiri gukoreka kandi ko biri kugenda bigenda neza uyu munsi wa none amagroupe menshi yagiye atandukana duhereye kuri za Urban Boys Dream Boys ubwo twinjiye neza tugiye kwinjira muri entertainment nyanyayo ese ibi bintu byaje bite umazemo igihe niki kiri kubitera right now ukajya kubona ngo Juda Music wejo bundi twari twitezeho ibintu bitandukanye bikomeye bari abana nabo baraje baragiye za Just Family ziragiye gira icyo bitubwira ikitera groupe gutandukana na amafaranga yaje muri muzika none tuvuga urugero bagahamagara Urban Boys irimo abantu batatu bagahamagara tuvuge na Bruce Melody ni umuntu umwe none ugasanga amafaranga bahaye Bruce Melody niba ari miliyoni 2 na ya Bruce Melody noneho niba ari miliyoni 2 bahaye Urban Boys baraza kuyagabana ari batatu urumva nago bo babonye miliyoni 2 so batangira kujyana ibibazo noneho muri groupe niyaga hajya haburamo uri kapiteni usanga aho bagenderaho cyangwa se buri muntu afite ubushobozi bwe ugasanga nizo afite ubushobozi Safa afite ubu Hambo afite ubu nago rero babanganye ubushobozi noneho wa wundi wumva kasa nk'uba afite icyo rushije abandi atangira kubarira amafaranga atari kunkoze cyane ko n'ubundi nanjye miliyoni 2 bazajya bazima ngiye nyine oya reka tuburane nge nawe ho gatoya ibi bintu ntago twavuga ko ari amafaranga gusa hari n'abandi baza mu matwi yabo bakababwira ese ari amakuru tubifiteho ese kubera iki abantu baba barakoze iyo miziki ese bo biyemeje kuba bahomba kandi amafaranga ndagira ngo nyumve neza niyo wajya mu matwi y'umuntu kera habaga urukundo rwa muzika tuvuge umuziki ujya gutangira mu Rwanda nta muntu watekerezaga amafaranga ahubwo wasanga batekereza fame kugira ngo bamenyekane umuntu wese wakoraga umuziki ntabwo yakoraga umuziki kugira ngo agire ate abone amafaranga ahubwo yakoraga umuziki kugira ngo izina rye rizamuke so bari abagabo rero amazina yari yarazamutse noneho ibi byatangiye mbireba zaguma miliyoni 25 baziho umuhanzi umwe akazitwara wenyine baziho abandi bakagabanya kandi bibuke nawe umuhanzi umwe abafite abamufashe oye icyo gihe uretse gatoya BBM noka icyo ntago ndi bwemere reka mwereke ikintu kimwe reka numva ibibazo byinshi biraza gutuma ngusubiza nabi challenging sasa uyu munsi rero no guma yaba ari ikibazo cyitandukana ry'abari muri groupe naga ariko mvuze ndagira ngo nyumve guma nayivuze nk'urugero nago nayivuze nk'impamvu yitandukaniro cyane cyane n'umuntu yitegura ko ari mu bantu nemera mu Rwanda byarabahuza ni rimwe mu bihuza abantu kuko nago ari ryo shushanyo ryabaye ryonyine cyangwa se ibyo bitaramo byabaye byonyine
noneho ahubwo nakubwiye ngo amafaranga bahaye umuririmbyi umwe munini ni nayo bahaga group, cyangwa amafaranga batanga kuri umuririmbyi umwe mwiza ni nayo baha group. None group ikayigabana ari benshi, uri akayafata ari wenyine. Group niho byagendaga ugatuma bitandukana, batangira kuzana ibintu batumvikana, baratandukana kugira ngo buri umwe azakora izina rye abone amafaranga ahagije. Group turayifata nk'umuntu umwe kuko bahamagaye atabahanze umwe umwe, baramubara nk'umuntu umwe. Group baramubara nk'umuntu umwe, ariko umwe apfuye apfa wenyine hagasigara babiri, sibyo? Umwe yajya muri Amerika akagenda wenyine, mu Rwanda hagasigara babiri. So abatari umuntu umwe rero, n'indangamuntu zabo ziba zitandukanye n'amazina ntago basa. Baba bahuriye muri group yitwa Urban Boys cyangwa Dream Boys, ariko buri umwe aba ari umuntu individual w'umuntu, sibyo? So iyo habaye rero umuntu atangiye gutekerezaho wenyine, ndimo ndakura ubuzima bwanjye, ibiryo kugabana gutya na gutya, kumva si ibintu azagira gute azakomerezaho. So bivuze ngo rero amafaranga nicyo kintu cya mbere, amafaranga haziye mu muziki, abantu batangiye gukunda amafaranga, nego bashyize ku munzani babona bidakunda. Turi bubyite kwikubira, niyo byakwitwa kwikubira nyine kuri buri muntu, kandi niyo si wowe ubwawe ufite ibihumbi 100 ushaka kuma nagwama 100, nagwama 70 twari 30, uba ushaka kugira ngo ume 30 usigarane 70 wowe. So no kuvuga ngo rero buri muntu n'ukwifuza nyine ni iterambere rya buri muntu narwo abagaye. Urakoze cyane. Turacyari muri entertainment nanandi turi bujye cyane yuko abadukurikira nabo barabizi yuko umunsi ku munsi tubagezaho udushya kutundi. Uravuga uti byaba ari ukwikubira cyangwa umwe muri ese niki kituma inyamibwa urayizi irakora, inganzo ngari zose ni group, sibyo? Kandi baracyakora ni group. Ese niki kiri gutera babandi bari muri twakwita ngo ni sakira, ariko naba ni group, kandi n'abana b'Abanyarwanda bashatse guhanga, kandi nabo bana bekuye kuri bari baje mbere, inganzo ngari zaje mbere, aho bandi bose n'abandi tutagiye tuvuga ngo haye urugero. Byagenze bite ku buryo abantu batashyira hamwe kandi abo banafite n'umubare munini kuruta bari yabo? Inganzo ngari ntabwo ari group. Inganzo ngari ni itorero, ni kimwe nko wavuga inganzo ngari ni bya bya gakondo, ni nk'itorero, urumva, cyangwa korali. No kuvuga ngo umwe arashaka akaza undi musimbura, undi yazapfa hakaza undi muntu, ko ni group, ni itorero. Group n'abantu bishyize hamwe bangahe bagiye gukora ibintu byari inyungu, ariko bariya bafite kapiteni. Uravuga ko nta nyungu iri muri music ya Sakira ba Urban Boys n'abandi bose? Yo harimo inyungu yabo bombi bazagabana shares 50 kuri 50, ariko inganzo ngari usanga ifite boss wayo. Inganzo ngari ibifite boss wayo, ugenda akadiringa ikiraka cya miliyoni 10, akaza ku umuntu wese uri mu nganzo ngari ntago bahembwa ngana, uvuza ingoma nahembwa ngana, nk'uhamiriza uhamiriza nahembwa ngana, nk'uwateguye ibiki n'ibiki, buri muntu afite amafaranga ahembwa bitewe na roli ye mu nganzo ngari. Ariko Urban Boys nizo Safi Hambo ni bamwe nyine, niba hazi 300 ngana twari 100. Rero nubigereranye nk'ibyo bintu yeah. Okay, urakoze cyane. Reka ariko nubwo ntago urabizi uramponda sinoganeza, ariko reka twigire kuri kano kantu. Ngiye kukubwira abantu batatu umbwira ikigereranyo ubahereza. Hari Aristide yateguye ibitaramo twarabibonye, yatembereje bacari na Nina n'abandi bose abagezaho bagombaga kugera, sibyo? Hari Muyoboke tunazi nk'umu master waba manager, sibyo? Turi entertainment tukomeze. Hari Bad Drama. Abo bantu okay, abantu baratandukanye uburyo buhambaye. Reka mere kuri Bad Drama. Bad Drama ntabwo ari manager, ni umushoramari. Yaraje ashora imari muri The Man, urumva, yarashora imari. Reka ntabwo ndi bubyemere kuki utamwita manager kandi bigaragara yuko yabaye manager. Yari afite label The Man, yari manager, yari afite abahanzi ya managers. How gute atari manager? Kereka no ushaka ko ngusubiza ibyo ushaka, ariko no ushaka ko ngusubiza ibindimo utega amatwi ngubwire ibyo ko tuburana uyu munsi nge nawe. Nicyo kintu nifuza muri entertainment, turyoshye ibi bintu. No kuvuga ngo rero Safi nuza nindi Bad Drama ntabwo igize aba manager n'umunsi umwe, kuko The Man ifite manager yazanye Aristide. Mbere Aristide hari Rwema Dennis, so yazanaga aba manager se kandi nawe ari manager, bari abasushi, bari aba acting bese. Nukuvuga ngo yari umushoramari akora ikirebo cyitwa The Man, azana Rwema Dennis niwe wabanje,
biva hasi muri Aristide muri make ari boss ntiyari manager. uvuga ngo yari boss ntabwo yize manager n'umunsi uko yahayarinze ba managers. Ntabwo nabyemera gute uyu munsi wa none abo bose bavuyemo ndakwibutsa abantu basigayemo Marina yarakomeje kandi abo bari bagiye ese niye wera uvuga yuko atabaye manager kandi yarasigaye wenyine. Abo basimbuye nitwa Safi ni murumuna we. Safi yabaye manager nyine yasimbuye babari navuze none se Demian yize kuba idafite manager kandi ikindi na Marina uvuze nagaba muri Demian yibayemo kandi abo bose baje barwema nabandi baje bigenze bite yavanywemo niki arimo cyangwa kumvikane bukeya bwe nande nyine musubize nande ndakubaza mbwira no ni wowe rega ni wowe ndakubwira ukaburana yavuyemo kubera nde bisubize kubera yavuyemo nta nubwo ari ukubera buriya nde bad drama ndakubwira umuntu byatewe nyine njyewe icyo ndi bukubwire ntabwo ndivuga ngo byatewe n'akana n'umuntu nyine hari aho byageze niyumvikana na Demian ibyo basezeranye nubwo nshaka kubijyamo njye ntabwo ndi bubijyemo ibyo ngibyo ariko icyo nshatse kukubwira kugira ngo wumve ntabwo bad drama ari manager na rimwe ahubwo ni investor n'umushoramari yashoye imari bashinga cyitwa Demian ahayarenga managers habanje Dennis hakurikiraho Aristide sibyo uyu munsi hari bafite witwa Safi siko bimeze se so rero none se bafite ba manager kandi n'abari manager gatone ngenda gutsinda cyane ese uyu munsi wa none uteguye igitaramo ukitwa manager right nanjye nkagitegura nubwo nari umushoramari mu bindi bintu bijyanye na entertainment n'ubundi uwo munsi ntago nakwitwa manager. Ikibazo cyawe ntago nyumvishije gisubiremo ndagukoroza ntago ikibazo cyawe ntago nacyumvishije. Uyu munsi uteguye igitaramo wowe witwa manager nanjye ndaje Omar promoter neguye igitaramo ariko nari nsanzwe ndi boss waho hano icyo gihe nje nawe duteguye ibitaramo kandi twembi wowe uri na manager bazakomeza banyita iryo zina cyane nanjye nzaba naje mu ruhando rw'aba managers. Muzane post kuno ziba zanditse no kuvuga ngo hari host by umuntu hostinze igitaramo na manager w'ibintu aho turajya mu ba hosters kandi ntago turi muri hosters right now. Manager w'ibintu tuvuge ushobora kuri manager wa hoteli iri buberemo igitaramo hakaza kuza noneho abantu boganizinze igitaramo kiza kubera hehe muri hoteli so babantu boganizinze ikintu kiza kubera muri hoteli ntago baza kuba bayoboye hoteli aza kuba ifite management ya management rero iri muri hoteli ishobora kubera ku nyungu za hoteli cyangwa z'igihugu ishobora no kubwira abantu bateguye igitaramo ati mu cutting off mu gihagarike sibyo igitaramo mu gihagarike bitewe n'urusaku turimo turasakuza abaturage polisi iraduhamagarira nibi manager akafata decision igitaramo akagera gute akagihagarika agihagaritse ariko harabagonize abo bari boganize iki igitaramo abo bitwa bande organizers not managers nabo organizers nyine naga managers bad drama tumufate nk'umu organizer pan manager bad drama namufata nk'umukiri nk'umushoramari kandi nawe yita ko organizing iki hari ariko za Christmas watandi wati yagiye akoresha agifite bacayina nina n'abandi bose ngira ngo urabizi no kuvuga ngo ikintu organizinze kimwe kinagaragara gikomeye cyaranafeyerinze bazirama iyo ugize ko organizinga igitaramo cyabereye ka Kigali cyari buzemo umugobwa witwa Cindy no Shiba Karungi ariko gifite n'abanyarwanda benshi bagera kuri 40 ku buryo amafoto twari dufoto dutoya noneho ifoto ya Shiba ari nini cyane urede abahanzi b'abanyarwanda yari yabaciye amazi kuko bari dutoye sibyo noneho ifoto ya Shiba igira nini noneho biza kugira impamvu Shiba niyaza kandi bari bamamaze Shiba kurusha ko bamamaje igitaramo noneho abantu bakisha umurongo kuri Shiba bamusimbuza yitwa Richo Mavoko ni umuhanzi wo muri Tanzania yabaga muri Wasafi Kenya wa Tanzania ujya Richo Mavoko ni promotion imwe na Harmonize noneho Harmonize na ba Mbosso n'abandi ni Harmonize ni babiri ni generation banazaje Diamond azana bwa mbere kuri mu Rwanda ari abakeri noneho urumva bafata Shiba bamamaje nk'ifoto nini bakijejemo iki umurongo bamusimbuje Richo Mavoko
nanogo filime zabo yaranganaga hano Shiba yari hejuru igitaramo rero cyagiyemo abantu bake cyane kubera ikirero suko abahanzi b'abanyarwanda babandi benshi bari bari basuzuguritse ariko bari baramamaje Shiba kuruta igitaramo cyakurusha abanyarwanda bandi. Urakoze cyane. Uyu munsi wa none Shiba niwe muntu twagenderaho mu bakobwa b'icyitegererezo muri Uganda. Turi muri entertainment. Ubwo bari abandi bose tubaveho baba drama it's okay. Ntago nemeye neza ariko reka twikubitire tugende twanshene. Ntago ariko nabivuga umukobwa w'icyitegererezo biterwa na generation, entertainment igendana na generation. Hari abafata Juliana nk'icyitegererezo bitewe n'imyaka yabo, hakaza Shiba Karungi nyuma bamufata nk'icyitegererezo, ndetse hari umukobwa yitwa Sanyu yitwa Cindy ararenze bya hatari, banakoze bato warabibonye yaramukubise Cindy yakubise Karungi kuri bato, ariko none hari n'undi mukobwa ugezweho cyane Uganda nibagiwe izina rye. So no kuvuga ngo tindatine ni yitwa Mariana w'umunyankore. So no kuvuga ngo rero generation irakonda, ibyo ngibyo byishaka kutujyana kuri The Ben na Melody. No kuvuga ngo generation uri kwinjira aho hantu banza wumvise generation ibiya itandukanye. No kuvuga ngo abantu bafite imyaka 40, afite 30, afite 25, hari ukuntu baba prefera abantu babo bitewe n'imyaka barimo ariko batayobewe big urenze nindi. Best manager Bosco, murabizi ibihe yaramazemo bitari bimeze neza, ariko uyu munsi wa none yakoze comeback, muramubona ameze neza. I am back. Bibabwire neza. I am back. Murajya hehe? I am back. Inde. Man, of course. I am the best manager ever, bro. Yeah. Abantu ejo bundi baravuze bati uyu muntu noneho ko yari yarabyibushye, twitege ko uramubyibuho wongera ukagaruka. Nagushaka kugaruka sinanabukereye, nafatiyeho kugataye kabajeni bro. Yeah. Nanjye ariko wowe ni inzara. Ati wowe ni inzara. Yese bo barabizi yuko inzara yo ndahera ko nago ndi kugenda nyirwanya gake gake kuva nagaruka kuri ubwo ararutuwanga bro. Niba BBM ivuga ati Omar buri hafi ahangaha kandi hafi yawe nka RBA ntago twayigana, ako natwe tuba turi hafi yacu y'abanyamitima yacu twigendere. Uyu munsi wa none dufite abahanze, ese bino bintu barimo gukora muri showbiz byo kugonganisha, reka mbyite ko ari nko kugonganisha, urayita showbiz cyangwa urayita yuko bari gutuma abahanzi badakora? Ahubwo batuma bakora cyane, yabyarushagaho yabahazaga indi timu ya kabiri nayo ihangana. Tuvuge ubu si Ben na Melody, yabahazaga na Kenisoro na Juno cyangwa na Eazy, nyine hakaba ikindi kibato ikintu nyine bituma nyine bishyuha abantu twashotoye abantu nkande. Tugende Chris Eazy uyu munsi wa none yasaza ati jugumira, yabaye jugumira hanze hose. Urona biri buze gukuraho yuko Kenisoro yigeze gupromotingwa n'umuhanzi ukomeye nka Bruce Melody. Bari abantu barimba ibintu bitandukanye, hari ukuntu batandukanye bya hatari. Nuza nibandi Chris Eazy nibandi ariko atari umujura, no umunyabwenge bya hatari. No kuvuga ngo Chris Eazy arimba ibintu bidafite na message. Hari abantu hari targetinze y'abana batoya badafite ubwenge bwinshi. Muri make nta bwenge Chris Eazy afite. Ibyo niwo bivuze. Ngenda baza ariko. Oya, ibyo niwo bivuze, ngiye siko navuze yacuza abantu badafite ubwenge bwinshi, abana n'ubukobwa bw'ubwangavu n'ibindi bintu. Uko wakoza ngo jugumira niki wabivuga. Noneho bana kuvuga ngo n'ugutitira cyangwa inana niki, urumva nyine ibaze ba ntago aririmbira muri sare mo abaperezida ngo inana, sibyo? Ariko afite abaperezida bavuga ngo ni mubane ariko afite kuru aririmbira kandi jyana nawe babana b'imyaka 10 n'ingahe n'iki kandi nibo benshi muri iki gihugu. So ntago mbifata nk'ubuswa ariko ndabifata nk'iki, hari target yahisemo, aravuga ati nzaririmba ibintu biri aho ngaho by'abari abantu kahita ngiye gucuruza. Ntabwo yashatse kuvuga ngo nzakora indirimbo y'amateka ngo barazajya bacuranga mu myaka 100. Message ziri muri Kenisoro nizihe none kuko uvuze yuko Chris Eazy nta message ari gutanga kandi abantu bayishimira ibintu barimo? Okay, wenda wambaza n'undi Kenisoro nyine yaririmba, singiye kuvuga ngo yatanze message yingiye, ariko yaririmba nyine uwumva indirimbo yayivuga icyo avuga nyine uracyumva, niba ari urukundo niba ari umuntu akunda nyine ukayumva. Ariko Kenisoro
niba avuze haso siyo ni uguhasoringa urabyumva niki ngenda byumva fresh ariko urumva ni haso abagabo turiho ku buhaso abantu bose barahasoringa aba bagore bose ureba abakobwa b'i Kigali barahasoringa abantu bose bajya za Dubai ukinegera abantu bigurisha bakajya ati bigurisha twagiye sasa tugiye gukubita tubangura twashe nanone ahangaha twagiye turi cyari muri entertainment ati abantu bigurisha uyu munsi wa none ari abantu bari kuri social medias bari kuzikoresha mu buryo budafatitse ejo bundi twaganire n'umuntu bita imfura ejo bundi bazabona uko ibintu bimeze avuga ku bantu bitwa like Jackie avuga for dance sibyo avuga bano ba Aliah aba bantu raza turabagereranya gute muri runo ruhando noneho ukivuga ku bantu bigurisha bimeze bite ni kuri abakagombye gukoresha social media cyangwa nabo ubwabo barigurisha aba bantu vuze bose sinzi ngo barigurisha ibyo bintu nabyo nzi ntago ndaho nabo bigurishije sindabona isoko bagiyeho ntabyo nzi ariko ni haso zabo rero ziratandukanye ariko umuntu kwicuruza ngenda ashatse kuvuga ugomba za n'ubuye bucuruza avuze bicuruzamo ashobora kuba yicuruza akoresha amafoto ye ku mbuga nkoranyambaga aho niho ndi nanjye ese ugasanga ifoto ye barayishyura ukuntu yifotoje neza yakoze imisatsi ye byamutwaye amafaranga nibyo navugaga nta bundi bucuruzi navuze ubwo bucuruzi bwo gucuruza amasura yabo n'ibindi bintu so nka Aliah kuri we muzi kuva kera kabisa cyitwa Simba Alliance ibyo Aliah kuri bitaraza ataranagafata neza uzamubaze urumva uzamubaze ngo baby ye muraziranye sibyo turaziranye neza cyane bihambaye ariko yari umuhaso kuva kera uriya mukobwa azi gushakisha bya hatari ngenda muzi fresh twateguranye ibitaramo hano hirya kuri club yitwa Spring twararanye Amajoro muri The Milan twakoranye The Junction ke club yarazi gukora kandi agakora amanywa nijoro mwana n'ibintu yagezeho byose yarabikoreye ati twararanye Amajoro ese ayo majoro byabaga bimeze bite na Amajoro yandi cyangwa yabaga ari uguhiga kandi yarahize uriya mukobwa ntago ibintu byizanye ariko mwararanye Amajoro tutayararana Kigali sara mu nuryama turara tugenda wowe nawe mwararanye Amajoro menshi twari kuri nini nabasi n'abandi twari abanyakigali muri make mwararanye Amajoro yararanye nyine bro Kigali yari no twara hizengurutse